basi nibambabare bandekera umwana agenda azana abo bana be n'ubundi babarere nawe nashaka azagenda azane n'ababandi batoya basiya babarirane ariko ngewe rwose ikibazo ni Fisto utumva Fisto mbabarire yicara ahangaha ibintu byo kuvuga ngo arabigisa inyuma ya se Fisto ubu ntabwo wabonye isomo cyangwa ntabwo uraribona uraribonye ase Fisto ubu ngubu uzongera kumbwira ngo papa ngo yambwiye ngo ngende tubane ubwa mbere uragiye uko nagukuye ku mugore wa mbere urabizi ejo bundi nabwo mbona uransaranye mbona ungaranye umugara atari ko buri handagiye ako Fisto wajya umbabaruka mu mahoro wajya umenya ko narushye koko ubona narushye naguhagije igihe nakuruhaniye Imana izaguhemba ahubwo surabimenya ikaze bakunze bafunze mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi nizere ko meze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu ndabashimiye ndabasuhuje ndashimira mwese mutange inama n'ibitekerezo muri comment ndetse namwe mugende mufasha abantu twaganirije bagiye batandukanye Imana igisubiza aho mwakoye ndi kumwe na mama wase ngira ngo cyangwa se mama Fisto ngira ngo muribuka Fisto yaraje nibyo kwishimira ariko nagombaga kuza no kwa mama we cyane ko nta n'ahandi hantu yaba ari agomba kuba ari kwa mama we tukaganira na mama yakatubwira uko byagenze uburyo yishimye abonye umwana murabizi inzira byanyuzemo ni ndende yarirukanse ashakisha umwana ngo amenye ahantu ari arahamenya ukora uko ashoboye kugira ngo bamufungure ni byinshi yakoze nk'umubyeyi rero niyo mpamvu narinje kugira ngo tuganire n'abatubwire uburyo yabonye umwana kugeza uyu munsi uko babanye mbese byose tukagira ngo tumenye nyine uburyo umwana babanye niba umwana kuko atazongera kuvuga ati ndagiye cyane ko byaturutse ku mwana wavuze ngo aragiye bigatuma havamo biriya byose nyine kugeza uyu munsi mwabonye reka muhe ikaze hanyuma tubwire uko byagenze mama wase mwiriwe neza mwiriwe ke ariko basa neza ni ukuri ndishimye cyane gusa neza byari ngombwa ni ngombwa rwose amakuru y'iminsi ntiyari meza amakuru y'iminsi ntabwo yari meza urabizi ubushize urusaku nagutejeho kugira ngo mfashe urabizi ikibazo nari nahuye nacyo urabizi yuko kwirukanka urabizi ko nakubwiye ngo ngiye kwirukanka nshakishe Fisto ariko kubw'Imana nagize amahirwe mbona umwana wanjye Fisto rero twaraganiriye ambwira uko byagenze uburyo yagiyemo uburyo yafunzwemo ariko ndavuga ni nawe nka mama we dushaka kuzaganira nawe tubwire inzira wanyuzemo zose kugira ngo ubone ahantu hafungiye umukuremo ni byinshi wazengurutse ese papa we yaragufashije ese papa we yamenye ko papa we mu kugendana n'ikintu nigeze mvugana nawe urabizi igihe kugenda njya gushakisha Fisto nta kintu nigeze mvugana nawe urabizi neza uriya mugore wa papa Fisto amagambo twateranye urayazi amagambo yambwiraga urayazi numvaga nta n'ikintu ngomba kuvugana nawe nararangiza kubona umwana wanjye nakoresheje uko nshoboye kose ndirukanka mfata ifoto nari narabaye nk'umusazi ku gasozi ngenda ndangisha ngize amahirwe Uwiteka aramfasha urabizi ko nakubwiye ngo Fisto nzi yuko bambwiye ko ashobora kuba afunze sinzi nimba ubyibuka twarabikekaga hanyuma yabwo rero nafashe ifoto ngenda nirukanka nari narabaye nk'umusazi ku gasozi ngize amahirwe nibwo ndangije ndirukanka sinzi ukuntu nagiye ngiye kuri gereza barambwira ngo uyu mwana baramufite ndangije ndavuga n'Uwiteka ahabwe icyubahiro n'Imana ishimwe kuko nari narabaye nk'umusazi hagati aho ngaho ariko ngize amahirwe mubonye numva nanezerewe ku mutima papa we nta makuru abifite kugeza ubu kumwana nyine ngamenye ko umwana yarafunze kereka nkubwira impamvu papa we natigeze mvuga ngo ndamushishikariza kuvuga ngo nabonye umwana byagenze bite urabizi ko Fisto yavuye mu rugo ubona ko Fisto yongeye kugira imyumvire ya se ni Fisto bite nkabona Fisto aransuzuguye Fisto arangije arambwira ati ngenda ashaka kujya kureba papa
urumva nubwo Fiston yavuze ngo yagiye mwirukanye ntago akwirukana umwana kuko nago aho naringeze ahangara aho kwirukana umwana urumva aho naringeze hano nago haraho kwirukana umwana gusa nabonye umwana yuko afite imyumvire ya se afite n'ibyo se bavuganye arambwira ati byanga bikunda ngomba kujya kureba papa nago nari kumubwira ni rero wijya kureba papa wawe arangije aragenda ngira ngo umwana ari kwasi negereza umwana yuko byibuze azavuga ati reka ngaruke kwa mama ndabibura nibwo nashyiraga induru ku munwa numva ngo umwana nawe uriyo nibwo nakubwiraga ikibazo nari mfite ngusaba yuko wanyerekana uriya mukecuru yashatse uraduhuza umukecuru amagambo yambwiye warayumvishije kugira ngo nese ubundi nasha arashaje ariko nta mpamvu yo kwanga gusaza kandi twese niho turi kujya urumva ubu ngubu nyise umukecuru ntago byambabaza kuko byanshimisha wenda nagenda buri umwe wese akavuga ati reka nubahura mukecuru amagambo yambwiye urayazi ambwira ngo Sandera nkaho nagiye kumureresha natekereza uko umwana yagiye nigeze mubwira ngo genda atigeze aburi byo ari imyumvire mibi mubwira ikintu nkabona aransuzuguye kubera imyumvire yase mageze ati umwana nawe nabaza se ngo umwana naramwohereje gute se umwana yaje muri vacances warangiza ukambwa umwana wamwohereje buriya numvaga ameze nk'umusazi numvaga no mutwangiye hadatuje urumva umwana yagiye muri vacances ngo yagiye kwase ise nawe ati umwana yahise yongera aragaruka ni gute yagarutse ngo nge noneho uriya mukecuru nakambwa ati nge sinkurerera ati byo nubwo nshaka kubimenya buriya numvije ncanga mu kiwe meze nk'umusazi undi nawe ati dushakishanye turashakishanya se yamurekuye atamureba ari bagiye yuko ari we mfura ye basi se yamushora akamubwira ati tugende ngushyikirize nyoko ngiye nongere nisubirire ku mugore wanjye ari cyo byari kumutwara nisubirire iwanjye atavuze ngo arashogosheye umwana aramutwaye hanyuma rero ubwo ikintu nagira ngo nkubwire ndumva nishimye cyane Fiston arahari ariko gusa gahinda nagize kubera nawe kutumva ngo umwana utumva ngo yari inyama itaribwa ni ibibazo yahuye nabyo hejuru yo kuba mubwira naramubwiraga niyumve ubwo araje anekereza ibibazo yahuye nabyo anekereza inzira yaciyemo nekereza ukuntu nasigaye mu nzu ngenyine n'abarumuna be numva gahinda karanyishe nazi niyari sinari nyijya sinari nyigira gute narabaye nk'umusazi ku gasozi ubwo rero nge sinabona ibyo mvuga gusa icyo nshimira Imana aho yaviriye hariya kaza Fiston akora nyine amakosa ukabona byibura yarahindutse ukabona gusa guhinduka bwo ubona ko yakomye yabonye ariko nanone ikindi nabonye Fiston ameze nk'umuntu ufite ikibazo hako keza ko nahabutse kuzi ibintu abantu bagiye bankorera ndabona ameze nk'umuntu ushobora kuba yabarwaye kurwara kandi nanone ndabona ameze nko buriya iyo ureze umwana iyo ubanye n'umwana uramumenya gusa twaraganiriye ambwira inzira yaciyemo n'iki ariko mu kandi kanya gatoya ukabona nkabona ari kugenda acika intege mu mubiri we nkumva rero umutima urandiye nkumva nahita ntekereza ubuzima yahuye nabwo kuri Rehema urumva narangiza kuri Asiya nako narangiza nanamwibagiwe kuri Asiya narangiza natekereza n'ukuntu yagiye asanga se yarashatse undi mugore nkahita numva ubwo buranyishe nkavuga ni wa mana we n'Uwiteka nundinde nihagire ikintu baba baramukoreye nge ni nabwo bwoba mfite nta kindi waramuribona ntameze neza oya umwanya muto kuko yaraje turaganira ambwira inzira yagiyemo ambwira ukuntu bamushyashya nyine bamwamaganye ambwira inzira yagiye acamo natekereza yuko yagiye asanga y'undi mugore nkahita numva ibihaha nkahita numva amabere ari kwikora nonsa nuko nyine ari mukuru wenda atari umwana muto wenda uriya umugire nabi yabivuga ariko ubundi mukasose ni umuntu mukaso ntago ari umuntu gusa wenda ku kintu bivuze ko ubona Fiston asa n'urwaye byo ni ukubikurikirana nabyo ntawamenya
umwanya umwe muraganira ubundi wajya kubona ukabona muri we acitse intege, nkabona mbese ameze nk'umuntu ufite ikibazo. Njye niko ndi kubibona nta kundi. so tubwiye ko hari harya Fisito arahari ari mu nzu. ko muduhamagarira adusuhuze Ubwo ke wagenda udashuje Fisito koko? uko nyine ndi kumva ntabwo namubonaga rega numva ngo Ari mu nzu Fisito arahari ntaho yagiye. Ko n'amashuri ataratangira se ngo mvuge ngo wenda agiye ku ishuri. Fisito ngwino usuhuze Keza. Sha umva njye ikintu ndi gusaba Imana imbabarire sinongere guhura n'urwo nahuye narwo. Nicyo kintu ndi gusaba Imana. Yes. Fisito meze neza Keza wamubonye? Yego. meze neza Meze neza. Ntari. Fisito umeze neza? Gakeya nta. Ese ko mbona umwanya umwe ucika intege mwana wanjye uko nari nkuzi imbere nkabona ntago ariko biri. Arega Fisito ngiye buramba afite ubwoba. Iyo ukoze ibintu nka biriya bidakorwa narakwiyamye niwumve ntago nabura kugira impungenge nk'umubyeyi. Mbese hari umuntu wari useka. Ikibazo ni icyo kudasika tu. Biterwa nyine n'ibibazo umuntu aba yarahuye nabyo. Nibyo kiri gutekereza se ngira icyizere? Ko ari byo kiri gutekereza? Umwanya umwe tuba turi kuganira ubundi nkabona ucitse intege nkabona nta mbaraga ufite mu mubiri narangiza nkahita numva umutima urandiye Fisito. Fisito buriya icy'ingenzi urumva kubera ko ari umuntu mukuru nawe arwaye nawe azajya agenda yiyumva mu mubiri urumva nawe na muzima azajya yiyumva Ariko ke buriya ntago byamvamo. Ntago byamvamo pe. Ntago byamvamo. Akimara kumbwira ngo nagiye urumva ba wicaye Fisito. Akimara kumbwira ngo nagiye ngo masanga undi mugore ese mvuga ni wa mana we kuko ibi noneho ni ibiki. Urumva ikintu gihari hari ikintu kikuba warwaje umwana bibaho Biriya bintu ntago nabyibagirwa. Gusa ndashimira abavandimwe bamfashije. Uwiteka azabongerere kabisa. Azabakubire 7. Uko ngiye ubwanjye nta n'ubushobozi nari mfite bwo kuba hari ikintu nakora. Usibye Uwiteka wenyine wabakureyemo bakamfasha. Kandi Imana izabongerere. Nta kindi kintu nabona nakora. utifashije Imana imumugisha. Hanyuma ni igiki wabwira papa Fisito umugabo wawe mwabyaranye? Urumva nk'umupapa yakabaye ari guhamagara ati umwana ameze ati yarabonetse ko namubuze ko numvise amakuru nyine ukabona kahangayise. Ariko ke papa Fisito ko wamubonye wabonye hari urukundo agira rw'abana? Jewe naketse ko ari kubera uriya mugore. Kubera uriya mugore. Nyine ko umugore Uyu wa kabiri cyangwa uwa mbere? uyu wa nyuma. Uwa nyuma. Uwa mbere se bwo ndwaza Fisito ukubiza ari n'ibihumbi 5 yaba yaramaye byibuze ngo ambwire ngo jya kugura isukari n'imbuto. N'ababa yato yangu nase yangwiki. Ko nawe nabavana. Hanyuma sikambwira ngo harimo urukundo kuvuga ngo nabyaye gusa tu. None se njye papa Fisito mbona ku ruhande rumwe ubona ari umuntu uri seriye ku rundi ruhande ukabona biramupfanye. Kuba ari seriye impamvu yavuga ngo reka dufatanye reka tujye gushaka umwana nuko yarazi yuko byose ari we byaturutseho. Yavuze kubera aziko yanyohereje umwana ngo azamusure aziko yashatse undi mugore. Nyanamubwiye ko afite umugore umwana azi yuko agiye kubana nase akajya gusura se mu biruhuko ahageze asanga yashatse indi gashindi. Nta mugabo utinza. Niyo mpamvu namubwiye numva nkubwire nimba nabonye umwana wanjye ndakujyana mu buyobozi. Niyo mpamvu yavugaga ngo reka tujye kumushakisha. None yambwira ngo reka tujye kumushakisha kandi nzi ko namwohereje iwe nkumva biranshanze ngewe. Atazi n'ahashakira. Ahantu hose narashakishije mbaririza iwabo ati umwana nawe ahageze noneho nkahita numva ndasaze neza burundu natekereza ukuntu naruhanye Fisito natekereza umuruho wose narushye nkahita mvuga ni wa mana ubu noneho ndakora iki?
uvuze mbere uratubwiye ati umwana mbona ntazi uburyo ameze ntameze nka mbere mbona niko ngiye mbibona ukeka ko ikibazo cyaba ari ikihe yaba arwaye bwo yaba arwaye iki yaba byaba biturutse ku kibuno na n'isaha ntago ndashyira umutima hamwe ngo umutima ujye mu gitereko. Icya mbere avuye kwa mukase, icya kabiri banze no kumurarana baramwuhura ngo nagende. Niyo bamurarana cyangwa nase akamubwira ati tugende ngo usubize kuri nyoko menye ko ngugejeje mu rugo. Ibyo nabyo byari kuba amahirwe ngo natahe. Ariko Fisto namaje bambwiye atarabeshye nabyo yambwiye iraba ngo bamubwiye ngo nta n'undi batamubyaye ngo nagende nganga hazagwa zakuyo ngahibaza aragenda nawe ugira ngo yaragusobanurira uko byagiye. Yaransobanurira ukuntu yagiye akabonana na za Marine ngo akajya gukora azagabana umva agahinda karanyishe ngo kugira agahinda si uguhora urira nako. Amwe nkibaza kugira ngo se iyi saha baryamye asinzire bukeje bongere buke atarakubaza ati umwana se yarabuze burundu umwana yarabonetse. Sha nta kintu arambaza nanze no kugira icyo mubwira ko nabonye nawe yarindagiye. Yarahindutse ntago mbere ko njye buriya akimara kumbwira ngo umwana yaraje ngo arongera akataragenda. Buriya numvaga namukubita n'urushyi. Nakora ku mugore we ati ndakurerera ukagira ngo niwe ugejeje Fisto ahangaha. Nkavuga nese koko mana y'icyubahiro nibyo nibiki. Natekereza ukuntu Fisto yagiye yikubita ngo agiye kureba se nkahita numva agahinda karanyishe. Rero no kwivuna umwana ungana gutya ntagavuna umuntu ni mukuru wamutuma amazi wamutuma mu kazi nuri munsi y'uyarega nuri munsi y'inago yaguhangayikisha. Rero ngo bashaka ngo Fisto nazabona barya kuzana abana be are nyine gihangana sinzi nyine ngo basi nibamba bareba ndekera umwana agenda azana abo bana be n'ubundi babarere nawe nashaka azagenda azane n'ababandi batoya basiya babarirane. Ariko ngiyewe rwose ikibazo ni Fisto utumva. Fisto mbabarire yicara ahangaha ibintu byo kuvuga ngo arabigisa inyuma ya se. Fisto ubu ntabwo wabonye isomo cyangwa ntabwo uraribona? Uraribonye ase Fisto ubu ngubu uzongera kumbwira ngo papa ngo yambwiye ngo ngende tubane? Ubwa mbere uragiye uko nagukuye ku mugore wa mbere urabizi. Ejo bundi nabwo mbona uransaranye mbona ungaranye umugara atari ko buri handagiye. Ako Fisto wajya umbabaruka mu mahoro wajya umenya ko narushye koko. Ubona narushye naguhagije igihe nakuruhaniye Imana izaguhemba. Ahubwo se urabimenya